Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana igushaka nanjye hari icyo nshakaho. Imana iradukunda, urukundo rwayo ruduhoraho ibihe byose, ibishaka ko tugendana nayo. Rava ngo nubona binyobeye, nubona bikuyobeye, uzaze uvuga mu mbaze nanjye nzakubwira. Hari igihe tunyura mu buzima bukadukanga, tukirengagiza yuko Imana ibishoboye, tukirengagiza yuko Imana dushobora kwibwira bikemura, noneho tukarangarira mu gahuge ko kumva ko ikibazo kibaye kirekire cyangwa ko kitakemuka. Ariko nta cyananira Imana mu gihe cyategetswe, nawe Imana yakwibuka kandi ikakugirira neza. Urwandiko rwanditswe na Yakobo uhereye ku gice cya mbere ku murongo wa 14 kuvuga ngo hari umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yageneye abayikunda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero uri mu kigeragezo, Imana ntabwo yibagirwa ko hari icyo mwasezeranye, ntiyibagirwa kuri umunyabugingo, ntiyibagirwa kuri umunyamugisha, ntiyibagirwa ko yakwemereye ko hari ikamba uzambara numara kwemerwa uvuye muri icyo kigeragezo. Igisabwa ni ukwihangana no gukomera ku Mana, ntuyiveho ukayinambaho. Ibyo biri kukugerageza na mwene so byaramugerageje, ibyo biri kukugerageza n'umuturanyi byaramugerageje, ibyo biri kukugerageza hari n'abandi babivuyemo, ariko Imana imaze kubagira neza, amaze kwemerwa, bambika ikamba ritangirika ry'ubugingo. Kandi ntabwo Imana yaguha ikamba ry'ubugingo iguha ubugingo inanirwe kukugaburira, inanirwe kuguhereza ahantu uzatura heza hahwanye no kwifuza kwawe. Ntabwo Imana izaza kwifuza k'ubuzima bwawe bwose, ariko ifite kwifuza izahaza ubuzima bwawe bikakunezeza ijana ku ijana. Ubu Imana iramutse iguha etaje ijana, ikaguhereza imodoka 10, udashoboye kubijira, udashoboye gutanga akazi, udashoboye kuzabikorera Imana neza, bizakumarira iki? Ishaka kuguhereza ibintu bizatuma unezererwa, ugakorera Imana neza, ukabana n'abantu neza, bakanezererwa ibyo ngibyo urimo, bakajya bavuga ngo ni ukuri nguri Imana ibyo yamuhaye ngo yabimuhereye kuri. Kandi ujye uharanira kumva ko ibyo Imana yaguhaye abantu bibanezeza, bisabagira, bityo Imana izagumisha, izagendana nawe. Niyo mpamvu Yobu yahuye n'ikigeragezo, arwara ibintu ku mubiri, akajya yishimisha ururyo, agira ngo Imana yaramwibagiwe. Kumva Imana ari mu ruhande rwe, nuko Satani yari yasabye. Hari igihe Satani adusaba tukageragezwa, tutari tuzi ko turanyura muri ubwo buzima no muri ibyo bigeragezo, ariko Imana iba iri hafi yacu kandi iba yiteguye kureba uko turihangana. Burya muri wowe niwihangana ugakomera, ukihanganira ibikugerageza, uzemerwa imbere y'Imana, wambara ikamba ry'ubugingo ritangirika. Imana iramutse iguhaye ejo ukarimbuka, Imana iramutse iguhaye imitungo ejo ukarimbuka, ishaka kugira ngo ibiguhereze ariko iguhe n'ubugingo. Kandi niba uguha, bizagusaba kugira ngo ugire kwizera muri wowe yuko Imana igendana nawe amanywa nijoro, yuko Imana ibikuri hafi amanywa nijoro. Imana yagendanye na ba Eliya, Imana yagendanye na Eliya nigendana nawe, Imana yagendanye na Elisa nigendana nawe, Imana yagendanye na Enoki nigendana nawe, Imana yagendanye na Aburahamu nigendana nawe, Imana yagendanye na Yakobo ikamuhindurira izina akitwa Isiraheli, nawe nigendana nawe. Izaguhindurira izina. Igisabwa ni ukumanza wayiringira, ukagira kwizera, ntugire kwiheba, ntiwiganyire, ntujye kure y'Imana, nibwo Imana izaguhereza umugisha. Imana yabwiye Aburahamu ati nzakugirira neza, nzagukuza, nzagugira sogokuruza amahanga yose. Niko ko Imana yarabikoze. Abantu bose baturitse kuri Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka abyara Yakobo abyara abana benshi, abyaramo na Yosefu ajya gutura muri Egiputa aba umuntu ukomeye, atuma muri Egiputa babika ibyo kurya. Amaze kuba umuntu w'umwizerwa umwami Farawo, babika ibintu byinshi, Abisirayeli bakajya bajya guhahira muri Egiputa, bituma Imana ibaha umugisha, iragenda barotsa barakura. Nawe rero nugendana n'Imana ukayubaha ukayumvira, Imana izaguha umugisha kandi izaguha ubugingo. Aho uzatura hose, aho uzaba uri hose, icyo uzaba uri gukora cyose, izagiha umugisha. Wapfa kumvira Imana gusa. Rwahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yageneye abayikunda. Kunda Imana, usenge ukunda Imana, ugendane nayo mu kuri no mu mwuka, uzagira umugisha. Imana ikunda abantu bayikunda kandi bakihanganira ibibagerageza. Niyo mpamvu na Yobu rero yarageragejwe, ahuye n'ikigeragezo, aratangira arataka cyane, aratabaza. Hano ku murongo wawo wa 25 muri yo ibice 19 ari kuvuga ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi ururwa
rwanjye nirumara kubora nzareba Imana afite undi mubiri mushya. Yatangiye kwibarira iminsi atazi ko Imana igendana nawe kiri mu ruhande rwe. Atangira kumva ko Imana uruhu rwe ruzabora, azajya mu mva kandi azavaho, ubuzima bwe bukagenda ko burundu. Ariko aho ubona ko ugiye gupfira ntugiye gukirira, aho ubona ko birangiriye, aho ubona ko nta nshuti, aho ubona ko byanze wagerageje mu nzira z'ubwenge bwawe bwose byanze, Imana igiye kukuremera ishimwe. Uzayishima, uzayihimbaza, uzayihamya, uzabwira n'abandi ibyo wabonye, uzavuga ko arwaye ikagukiza, uzavuga ko ashonje ikakugaburira, uzavuga ko yakwambitse kandi ko yaguhinduriye n'isi. Haleluya. Imana yacu niyo kwiringirwa. Wowe senga gusa, uyiringire, uyizere, ugendanire mu kuri no mu mwuka, uzareba ibitangaza izakora ku buzima. Nta byiringiro wari ufite, nta kwizera wari ufite, nta nubwo kumenya kwari kuri muri wowe, ariko Imana izi yuko nusenga izakurengera, ngo ahirwe uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika Imana yageneye abayikunda. Kunda Imana, uzarebe ukuntu izakugirira neza. Yikunda, uyisenge, uyiringire, uyambaze ku manywa na nijoro, uzarebe igitangaza kizaboneka. Haleluya. Imana yacu niyo kwiringwa, niyo kwizera. Wowe yiringire gusa, izaguha ikamba. Wowe yisenge gusa, izakwambika ikamba yageneye abayikunda. Kunda Imana, uzarebe itazakugirira neza. Akira neza ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, Mwana w'Imana, tugushimiye kubwira ijambo. Ni ukuri uratwihanganishije, uradukomeje mu bigeragezo turi kunyuramo. Ngaho rero genderera aba bene data bose,